rero kwirinda ibyo bintu byose n'ingaruka zose zavamo nuko twakundana urukundo rwa nyarwo, ugakunda umuntu ari uko umukunze udakurikiye bya bintu byiwe, baba bashaka kurya batavunitse, kandi ntabwo ibintu byose uba ushaka kurya utavunitse ntabwo byaramba. Ugomba kurya gukora, ukamenya ko uri umugabo. Buriya umugabo n'umenya kwikorera we ubwe, akamenya ko ibyo afite byavuye mu mitsi yiwe, agakora cyane ku buryo hato nanazana n'uwo mugore azabone n'icyo amutungisha. Nese orega uwo mushugamami ntabwo baba bazashakana. Yes, reka tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana no kugubwa neza. Tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, tubana namwe umunsi ku munsi. Uyu munsi twongeye twagarutse rero kuri kamera za Abeza Media TV. Turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, ndahamya bamwe atari ubwa mbere mu mubonye. Nakagaruka kuri iyi channel, ajya abana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Rwose pe muramubona, ni umukobwa mwiza wikwije, umeze neza, witonze, mbese afite byinshi yatuzaniye kandi yaduhishiye. Tugiye kumwakira kuri kamera asohoze abadukurikiye, nibirangira turakomeza tuganira nawe. Uhawe ikaze kuri kamera za Abeza Media TV. Murakoze kunyakira kuri kamera za Abeza Media TV. Amazina ni yayandi, ntabwo nakongera kuyasubiramo, abenshi ndakeka mumaze kuyamenya. Oya, hari bamwe wenda baba batarakurikiye ibiganiro bya mbere, uyu munsi bakeneye kumenya uyu muntu yitwa nde, ni muntu ki. Ndumva amazina yawe yavuga. Amazina ni Nzayisenga Ariete, nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, kandi ndabakunda cyane. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Abeza Media TV, urukundo mugomye kugaragaza mukora share, comment, subscribe, mbabwira ko nanabakunda cyane cyane cyane. Ariko yes, Ariete rero turagushimiye kubwo kwitabira ubutumire bwacu ukaza. Uyu munsi rero hari ibibazo bimwe na bimwe nagiye mbazwa n'abantu muri comment. Hari uwansabye ko nazongera kugutumira nkakubaza niba uyu munsi wa none ufite umuntu mwaba murimo gukundana, cyangwa se yaba ntawe ariko ukeneye sheri. Ibyo ni bimwe mu bibazo nabajijwe kandi bigomba gusubizwa nawe. umuntu dukundana ndamufite. Umuntu mukundana uramufite? Yes, ubwo bari bafite amerwe asubire mu isaha. Ese uyu munsi wenda si ukwinjira cyane, sheri wawe muhanye mute muri love cyangwa se mu rukundo? Hari ibintu tujya tubona wenda hanze aha ngaha, inkundo zabaye business. Abantu bakundana ari uko bafite ibyo bakurikiranyeho, abantu bakundana ari uko bafite ibyo bashakanaho. Ese wowe nk'umusitari cyangwa se nk'umuntu tuzi ufite aho wigejeje, sheri wawe mubanye mute? Nta kintu mukurikiranyeho? Ese mukundana by'umwimerere? Ese hari ubundi buryo muba mukinana? Tubanye neza, nta kintu mukurikiranaho. Urumva niba ukunda umuntu uba ugomba kumukunda nta kintu mukurikiyeho, kuko icyo gihe iyo umukunze hari ikintu mukurikiyeho, uba ukurikiye ibintu ntabwo aba ari wowe ukunze, uba ukunze bya bintu afite. Rero niyo mpamvu tugomba twebwe kujya dukunda umuntu tukareka gukunda ibyo afite, kuko nibwo rukundo rwa nyarwo. Kuko iyo ukunze ibintu n'ubundi iyo ibintu bishize uragenda, icyo gihe wa muntu nawe uba umutaye, kuko nta bintu aba agifite. Rero tugomba gukundana urukundo rwa nyarwo, tutagendeye ku bintu ngo yafite iki, nyine kuko umukunda nyine ukamukunda urukundo ruhamye rwa nyarwo. Yes, ndumva uyu munsi rero uri muri bamwe hari bagifite urukundo ruzima cyangwa se rw'umwimerere, niba atari urwo kuvugira imbere ya kamera.
ndagira ngo uhite ufatiraho n'umwanya wo kugira ngo ugire inama bagenzi bawe cyangwa se bagenzi bacu bakundana kubera ibyo bakurikiranyeho, ariko mu mibanire yabo ugasanga niho hatangiye kuzamo ibintu byo kuryana kubera ko bya bintu bishize za gatanya. Ndagira ngo abo bantu nibura ugire ubutumwa ubagenera bushobora kuba bwagira icyo buhindura mu bintu by'urukundo tubona hanze aha rw'uburyarya rufite ibyo rukurikiranyeho kuruta urukundo rw'umwimerere. inama nagira abantu bajya mu rukundo cyangwa bajya mu rukundo bakurikiye ibintu ni uko atari byiza, kuko ibyo bintu birashira kandi n'ubundi uguha nawe uba ufite icyo umuha. Ntabwo yaguha ibyo bintu aguha ku buntu, ni manguhe. Rero kwirinda ibyo bintu byose n'ingaruka zose zavamo ni uko twakundana urukundo rwa nyarwo, ugakunda umuntu ari uko umukunze udakurikiye bya bintu byiwe. Hanyuma kandi tukanakora reka tugakora ntitwite ngo turagendera ngo ku byo runaka azaduha, twebwe ubwacu tugakora amaboko mu mufuka tugakorera ibyacu. Icyo gihe iyo uzi kurya akawe no gukunda biroroha, kuko ubu uzi kwikorera amafaranga yawe, uzi kwigurira buri kimwe ushaka, utari buvuge ngo mu gitondo ndajya kugisaba runaka cyangwa mu kanya ndahamagara runaka akime. Rero bituma urukundo rwanyu ruramba. Iyo akigwaye akiguha gishaka, atari uko ugiye kumutitiriza ngo wamaye ngo iki kintu ngo ukama ibi n'ibi. Rero niyo mpamvu twe tugomba nk'urubyiruko tugomba gukora tutitaye ngo ba shuga dadi, ngo ba shuga mami, ngo dukeneye amafaranga yabo. Tukabereka ko natwe twakora tukagera aho tuva, tukagera n'aho tugera tubikoresheje amaboko yacu. Uyu munsi hari bamwe muri twebwe cyangwa se urubyiruko rwisanga mu bintu ariko atari uko rwabihisemo, ahubwo ari uko ariho rwisanze. Nk'uyu munsi umusore muto cyane akisanga kubera ko nta kazi nta n'ubundi bushobozi afite bwo kuba muri uyu mujyi wacu wa Kigali ugoye, akisanga wenda ahuye n'umushugamami cyangwa se n'umumama ukuze ufite amafaranga, akamujyanisha izo mbaraga z'amafaranga, wa musore akagenda akurikiye amafaranga. Ese inama wagira nk'uyu musore wenda ni iyihe mu gihe adafite akazi, adafite n'ikindi kintu ashobora kuba yaheraho kugira ngo abe abayeho muri ubu buzima bw'uyu mujyi, cyatuma adakurikirana aya mafaranga y'uyu mushugamami? Erega ntago akazi kabuze nyakubura ngo uvuge ngo akazi karabuze ku buryo umuntu yabura ikintu na kimwe akora cyamuha n'igihumbi. N'ibiyede bibaho, wajya kugisaba bakakiguha. Yewe wanagenda ukabwira n'umuturage ukamushyikira injerekani y'amazi ukamubwira ati rero masenga isangira ikintu nigurira. Ahubwo abajeni b'iyi minsi nabo bigize abasonga rero, baba bashaka kurya batavunitse, kandi ntago ibintu byose uba ushaka kurya utavunitse ntago byaramba. Ugomba kurya gukora, ukamenya ko uri umugabo. Buriya umugabo n'umenya kwikorera we ubwe, akamenya ko ibyo afite byavuye mu mitsi yiwe, agakora cyane ku buryo hato nanazana n'uwo mugore azabone n'icyo amutungisha. Nese orego uwo mushugamami ntago baba bazashakana, n'ubu umuha amafaranga ariko aba afite n'undi mwana ku ruhande ashobora kuba yakunda. Rero agomba gukora akerekana icyo ashoboye. Rero bagomba gukura amaboko mu mufuka bagashaka akazi. Ntabwo ari uko akazi kabuze, ahubwo ni uko bamwe bigize abasonga rero. Yes, ubwo inama wagira uyu musore nuko wamubwira yuko nubwo yajya kuri shugamama ariko yagira undi mukobwa akunda ku ruhande. Oya, ngo ntabwo ndagira ngo bidusobanurire neza kugira ngo n'abakurikiranye iki kiganiro banyurwe.
ubu ni ugushaka akazi agakora, ntagaruka akazi kabuze. N'icyo kiyede wagikora kandi ukabona amafaranga yagutunga. Reka kuvuga ngo Kigali ngo ubuzima buragoye, ntago bugoye, ahubwo nuko badakura amaboko mu mufuka ngo bakore. Ntago nkeka ko umujene yapfa kubura akazi gutya. Wenda abakobwa twege dushobora kukabura, ariko umujene ntago yapfa kubura akazi gutya, kuko bo baba bafite imbaraga zirenze izacu. Rero bagomba gukura amaboko mu mufuka bagakora, bakava kuri ibyo byabashugamamo bibaha amafaranga. ariko birashoboka ko uyu munsi ushobora kubura akazi, icyo kiyede kikabura, ikintu cyose wagakuyeho amafaranga kikabura, ariko ukabona uwo muntu uyafite yibunze. Yicara utuze cyangwa usubire iwanyu. Yibunze se urya utwo utakoreye kubera iki? Erega wayakoreye kuba yaguhaye nawe hari ibyo ugiye kumuha. Oya. Ni akazi. Oya. Ah. Ntabwo ari akazi. Ni akazi se gute? Ni akazi ariko karimo ingaruka nyinshi cyane. Ni akazi katari akazi. Ni akazi katari akazi. Bivuze ngo ni akazi karimo ingaruka nyinshi cyane. Bivuge neza ko ari urupfu bishobora kuba rwavamo. Yes, Ariete rero reka tugushimire kubw'ikiganiro cyiza uduhaye, ugira inama abasore cyangwa se abakobwa bashobora kugenda gukundana n'abantu ariko bafite ibyo babakurikiye hatari urukundo rwa nyarwo cyangwa se rw'umwimerere, ku buryo bagiye muri ubwo buryo bashobora gukuramo ingaruka nyinshi kandi zitandukanye zitafite kubaha ubuzima bwiza nk'ubwo bifuza, ahubwo bashaka akazi. Turagushimiye rero kandi turakubwiye ngo n'ubutaha uzagaruke nitugukenera cyangwa se nituguhamagara, wongere utange inama n'inyunganizi kugira ngo dukomeze twubake imbere heza h'urubyiruko muri rusange, mu Rwanda rwacu rujya mbere rukeneye imbaraga z'urubyiruko. Nawe uzatwitabe kandi inama zawe ujye uhora uziduha uko bwije n'uko bukeye, kuko hari abo zubaka. Urakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibane nawe kandi reka dushimire abadukurikirana bakomeza kudushyigikira umunsi ku munsi. Muhabwe umugisha n'Imana kandi mukomeze muhane natwe uko bwije n'uko bukeye. Ciao ciao.